Hello guys, ni Shadow Trading. Uyu munsi reka turebera hamwe itandukaniro hagati ya Profile account na trading account. Ese ubundi bitandukanira hehe, bikora bite? Mu masegonda 59 mubwire kuri Profile account na ariyo trading account. Ese ubundi bitandukaniye hehe? Profile account ni je company iguha amafaranga ukayicururiza cyangwa se ikaguha capital ukayicururiza, none inyungu ubonye mukayisangira weho niyo company. Urugero bagwa challenge 50 cyangwa se 100, profit ukoreyeho mukazagira iki, mukazayisangira wenda bakavuga ati 80% cyangwa se 90%. Mu gihe iyo trading account yo ni account yawe runaka wahuje n'umuboroka, aho utrading amafaranga yawe ya nyayo, profit yose ubonye abari yawe cyangwa se rose ubonye byose abari ibyawe, nta wundi muntu uza kubikubaza. Ukora mu buryo nyine bwisanzuye. Muri make Profile account yo profit yose ubonye usharinga iki na company. Mu gihe iyo trading account yo profit yose ubonye ugira iki, urayinjoyinga cyangwa se uyifite access mu buryo wisanzuyeho bwose. Ese wakwibaza hagati ya Profile account na trading account twagahisemo iki, cyangwa se uri kubyumva gwitandika muri comment. Gusa hangaha abantu benshi bemeza yuko iyo ufite amafaranga menshi nyine cyangwa se ufite capital ihagije wakwitradingira iki iyo trading account, kubera ko ugira ubwisanzure kuri profit yose ubonye abari yawe. Mu gihe abandi bemeza yuko iyo ufite amafaranga make wakawegura Profile, kuko Profile iguha opportunity zo kubona iki, high capital cyangwa se capital nini cyane ku buryo wazajya kujya kuri iki, kuri iyo trading account ukaba wagira iki, ukaba ari bo wa trading. So niba ugeze aha ngaha ibuka gukanda subscribe, like na share na comment, dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.